ubuntu Paul yabusobanuye atya yandikira itorero ry'Abefeso. Icyo tubanza kumenya nuko itorero ry'Abefeso ryari itorero riherereye mu gace k'abanyamahanga batari abayuda. Abandikira rero abereka ubwo buntu twagiriwe. Bibiliya iravuga ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza ingeso imigenzo y'isi no gukurikiza umwami utegeka ikirere ari we mwuka ukorera mu batumvira. Urumva Paul yabigereranyije n'urupfu, kuko mbere ubu bihita bitugarura muri cya gihe cy'itangiriro. Imana imaze kurema Adamu, imaze kumurema yamushyize mu ngobyi. Adamu aza gushukwa aragwa. Buriya kuva muri ya ngobyi kwirukanwa no kuva muri presence y'Imana. Amaze kuva muri ya presence y'Imana abagize urupfu rw'umwuka, abarapfuye mu bundi buryo atari gupfusha umubiri, ariko mu isi y'umwuka yaramaze gupfa ko yaratandukanye n'Imana yamuremye. Paul rero amaze kubona Imana icyo gihe itangira umugambi wo gucungura umwana w'umuntu. Itangira ko plan B yo kugira ngo izacungure umuntu. Byagiye bigaragara kenshi, bigaragara Imana ibambika uruhu mu ngobyi ya Eden, amaraso arameneka. Bigaragara mu gihe cyo kuva muri Egiputa, ubwo Imana yatangaga yababwiraga ngo babajye umwana w'intama, basige ibikomanizo amaraso ku bikomanizo by'umuryango, ngo umugambi wo gucungura wari urimo. Uwo mwana w'intama washangwaga na Kristo. Igihe kiragera rero Imana izakoreza umwana wayo w'ikinege ari we Yesu kugira ngo aducungure. Bibiliya iravuga mu gitabo cya Yohana igice cya 3:16 ikavuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo bugira bute buhoraho muri Kristo Yesu. Urakoze cyane. Ubuntu bukiza twahawe nako gakiza Yesu niwe gakiza yongera kuza kudupfira kugira ngo duhabwe ubugingo buhoraho iteka. Hari abantu ujya wumva batebya atari ko se hakizwe umuntu ufite ibintu bibi yakoze, ukumva gakiza basa naho batumye bakonfusing abantu. Ubundi agakiza ni iki ku muntu dukurikiye bibaza ngo agakiza ni iki? Actually agakiza ni impano, nkuko nabivuze n'abahanuzi bagiye bamuvugaho. Yesaya yamuvuze aravuga ngo umwana aratuvukiye duha umwana w'ubuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangazo, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese, umwami w'amahoro. Ubutware bwe buzaba ku bitugu bye. Arangije agenda abahanuzi benshi bagenda bamuvugaho. Ariko barangije muri Yohana nako muri Matayo igice cya 2 niho marayika yamubonekeye abwira Mariya, aramubwira ati uzabyara umwana w'umuhungu azitwa Emmanuel, bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Uwo ni uzacungura abantu mu bibi byabo, mu byaha byabo. No kuvuga rero agakiza ni uwo mugambi wo gucungurwa, ni package Imana yaduhaye kugira ngo idukize rwa rupfu rw'iteka rwazanywe nande na Adamu, itwinjize mu bugingo. Ndetse mu rwandiko rw'Abakolosayi aravuga ngo yadukuye mu butware bw'umwijima itwinjiza mu bwami bw'umwana wayo agira ate akunda cyane. No kuvuga ni nko kuba wari mu kindi gihugu warabaye imbata, hanyuma ukabona abacunguzi baza kugufata bakagucungura bakagukurayo bakagushyira mu dendezo aho ubonera amahoro. Hari umuntu ushaka kwibaza ngo ariko se ubundi iyo tudacungurwa iyo Yesu ataza byari kuba bimeze bite? Byajyaga kuba bibi. Dore igituma byakabaye bibi. Iyo Yesu ataza twari twaratandukanijwe n'Imana. Ni ukuvuga nta mwanya twakazagize wo kongera guhura n'Imana no kwimenya. Ngira ngo twese turi Abanyarwanda, ndabona uracyari muto, ariko hari amatekuzi. Yego. Y'uburyo abantu basengaga amabuye, bagasenga ibiti, abantu bakambara impigi. Icyo ni icyuho cyagaragazaga ko umuntu hari ahantu yavuye muri protection. Yari muri protection y'Imana, ayivuyemo, Imana ntayizi, arimo arashakisha kuko hari covering yamuvuyeho. Arumva adatekanye. Nicyo cyatumaga basenga ibigirwamana. Cyenabyirutse basenga umuntu agafata agacuba k'inzoga akakajyana akagatereka ahantu, agaterekera abazimu bapfuye. Imagine abantu barapfuye ariko nibo gisaba ubuzima. Icyo cyagaragazaga icyuho cy'umuntu yagize amaze gutandukana n'Imana. Icyo cyuho rero kigatuma ahora ashakisha, yumva adatekanye. So Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi itwareza umwana wayo w'ikinege kugira ngo atubere ikiraro kiduhuza n'iki n'Imana. Icyo cyuho rero kigatuma ahora ashakisha, yumva adatekanye. So Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi
itwohereza umwana wayo w'ikinege kugira ngo atubere ikiraro kiduhuza n'iki n'Imana. Nibwo buntu rero twagiriwe, ako gakiza kari gakuye muri Kristo. Usoza uravuze ngo twagiriwe ubuntu. Ese abantu bose bagiriwe ubwo buntu? Ntekereza ko impano y'Imana yaje kuri bose, ariko itandukaniro aho riri ni uburyo tuyakira. Kuko Bibiliya iravuga ngo twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ni ukuvuga ngo ni nk'uko wafata ibyo kurya ukabishyira ku meza. Kanguhe nk'urugero, rimwe nigeze kujya muri Kenya, njya ku mpasitori mw'inshuti yanjye. Ngezeyo ntabwo nari menyereye ibintu byo kubyuka umuntu akajya ku meza agafata ibyo kurya bye akagenda akarya, agafata icyayi akagenda akanywa. Nguma mu cyumba ntegereje ko bahamagara umukozi w'Imana kuza kugira ikintu afata. Noneho ngiye kumva numva nyiri urugo umudamu arampamagara ambwira ati baje kugufata. Ndibaze se abaha bagenda batanyoye icyayi? Ariko icyayi cyari ku meza bari bagiteguye. Nige wari ufite uburenganzira bwo guhaguruka ngafata igikombe nkasukamo icyayi, nasubira mu cyumba nakwicaraho ku meza nkanywa, kuko bose niko bari babigiraga. Noneho rero ikibazo nicyo abantu kudasobanukirwa kubwo buntu bwaje kugira ngo babwakire. Kuko Bibiliya iravuga ngo umuntu yatuza akanwa ke guhabwa gukiranuka, yemeza umutima we guhabwa gukiranuka, akatuza akanwa kwe kugira ngo akizwe. No gukizwa rero nuko ubu uramutse ugiye gukora ubukwe, sinzi niba ari washaka. Ntago ndashaka, ariko ni vuba, ariko amavuta yangize ndi kwiyumva. Noneho ukagenda ugahagara imbere y'umuyobozi w'irangamimerere, ugafata ku idarapo bakakubwira gusubiramo ya magambo, ntuyasubiremo, bwa bukwe bwataha. Ariko se wa mukobwa ntaba yaje umuzi ko ari inshuti yawe. Ariko kuko icyo uhamishije akanwa nicyo gikomera. No gukizwa nuko urwandiko rw'Abaroma igice cya 10 guhera ku murongo wa 9 aravuga ngo umuntu yizeza umutima we guhabwa gukiranuka, akatuza akanwa ke kugira ngo akizwe. Nukuvuga iyo udateye iyo ntambwe yo kwizera ngo watuza akanwa kawe utumire Yesu kuba mu buzima bwawe, bwa buntu bugupfira ubusa kuko ntabwo ububona, ya mpano ntikugeraho. Gukizwa rero nuko n'ubuntu kubwo kwizera, ariko bwaziye bose. Ariko intambwe icyo umuntu ashigaje abatarabikora no gutera intambwe yo kwizera. Urakoze cyane. Abataratera intambwe yo kwizera badukurikiye ngo yatuze akanwa ke ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe, ingaruka nizihe? Ingaruka tuzisanga muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 17 n'uwa 18. Havuga ngo Yesu umwanditsi Yohana avuga kuri ayo magambo, uhereye ku murongo wa 16 aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizere wese atagira atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ngo kuko itatumye umwana wayo gucira abari mu isi witeka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Urumva ko iryo jambo gukizwa rigenda rigaruka, bakizwe nawe. Aravuga ngo utizera uwizera ntacirwaho iteka, ariko utizera amaze gucirwaho iteka. Ni ukuvuga ngo iyo udateye iyo ntambwe yo kwakira ubwo buntu already iteka ntabwo ari urica ni Bibiliya bivuga ngo amaze gucirwaho iki iteka, kuko ngo yanze umucyo, ngo kuko umucyo waje mu isi ariko abantu bakunda umwijima kurutisha iki umucyo. Urakoze cyane. Turimo dusoma Efeso 2 ku murongo wa 4 haravuga ngo twahinduranywe bazima na Kristo. Guhinduranwa bazima na Kristo, kandi twumva ko umuntu utazemera ngo yatuze akanwa kiwe ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza we azacirwaho iteka. Aha ngaho no murongo ushatse kuvuga iki uvuga ngo twahinduranywe bazima na Kristo? Uwo murongo wawujyanisha n'uwa mbere mu Efeso 2. Yes, wawujyanisha n'umurongo wa mbere. Aha aravuze ngo namwe yarabazuye. Urumva niba yarabazuye mwabaye bazima, yabazuye aterero nuko umunsi tumwakiriye tuba tuvuye mu rupfu twinjiye mu bugingo. Iyo rero utamwakiriye ukomeza wipfiriye. Aha rero nicyo gituma ngo yaduhinduranye bazima nande na Kristo. Uko Kristo yavuye mu mva apfuye akazuka, uko niko yakuyeho urupfu rw'iteka. Natwe rero duhindura bazima iyo tumaze kumwakira nk'umwami n'umukiza, tuba tuvuye mu rupfu twinjiye mu bugingo, tukaba tubaye bazima. Urakoze cyane. Muri iyi minsi hari inyigisho z'ubuntu butangaje. Bavuga ko Yesu ibintu byose ku musaraba yabirangije, tugende dukore
ibyo bibiri twereka ko ari ibyaha n'ibindi byose dushaka kuko Yesu Kristo byose ku musaraba yarabirangije. Izi nyigisho uzivugaho? Ntabwo ari ukuri kuko Bibiliya iravuga mu Rwandiko rw'Abaroma mu gice cya 6 iravuga ngo noneho se dukora ibyaha ubuntu bugwire ngo ntibikabeho. Urumva ngo kuko twapfuye ku byaha ntabwo ubuntu buduha umudendezo wo gukora ibyaha. Uwo murongo reka tusome mu Baroma 6 guhera ku murongo wa mbere. Nuko tuvuga iki? Tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage ntibikabeho. Mwese mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? Kuwa gatatu baravuga ngo ntimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe. Yes. Urumva icyo yavugaga nuko abantu bashakaga gufata ubuntu Yesu yarabirangije ku musaraba noneho ngo bikomereze mu byaha kuko Yesu we yapfuye ku musaraba ariko ntitwaramira mu byaha kandi twarapfuye ku byaha. Aha ni Paulo wandikiraga Abaroma. Yabandikiye iki gihe byari byagenze gute abandikira? Yandikiraga iri toro ry'Abaroma abandikira nuko abantu bumvaga Yesu yarabirangije ni nk'izingisho z'uyu munsi. No kuva mu byo turimo tunyuramo ntabwo ari bishyashya. Bibiliya iravuga ngo nta gishya gihari. Kandi Abaroma bigeze kugira ubwami bwari bukomeye cyane mu gihe cya civilisation ya Empire Rome. Ahubwo noneho n'igitangaje iyi mihanda y'amabuye tubona uyu munsi bicyo gihe nibwo bayikoraga. Urumva icyo yaravugaga ngo aba bantu bitwazaga ubwo buntu ndi umudendezo. Umwana w'umukobwa yerutse kumbwira ko yari kuri kaminuza bakabigisha ko Yesu yabirangije nubwo umuntu yakora icyaha nubwo yasambana nta bindi Yesu yarabirangije. Zo ni inyigisho z'ubuntu butangaje. Ariko ibyo ni ubuyobi kuko abayirengagije uyu murongo. Di Christian abayisenga ndi kumwe na Bishop Mulisa James guturuka muri Revival Palace Community Church ku Gisozi. Turimo turiga inyigisho ivuga ngo ubuntu twagiriwe bukiza. Tuyisanga mu Befeso ibice 2 umurongo wa mbere kugenda ukagera ku wa 10. Bishop, uyu murongo cyangwa iki cyanditswe ni iki umuntu wadukurikiye yasigara? Wenda reka tubanze dusoma umurongo wa 5. Haravuze ngo kubw'urukundo rwinshi yadukunze. Urumva ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu ibicumuro byari byaratwishe twasaga n'abantu bagize bate bapfuye. Hari umuntu ushaka kwibaza ati ko nari ntaravuka ibyo bicumuro nge nacumuye iki ko nari ntaravuka? Icyaha cya Adamu cyari kimukurikirana. Igicumuro cya Adamu ni nacyo kitugejeje kuko niwambwira ngo wari utaravuka kandi ukura nawe ukajya mu byaha ubundi usubikura he k'ibyaha byabaye utaravuka. Ariko ya maraso ya Adamu yaradukurikiranye. Ni nacyo gituma wisanga uzarebe n'umwana mutoya umutegeke gusaba imbabazi yacumuriye kuri mugenzi we urebe ukuntu imbabazi zimugora. Kubera iki? Kuko Adamu wa kera aracyakurikirana. Aha rero Bibiliya iravuze ku murongo wa 5 akavuga ngo kubw'urukundo rwinshi yadukunze ubwo twari dupfuye tuzi ibicumuro byacu ubuntu nibwo bwadukijije. Wagera ku murongo wa 8 akavuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Urumva ariko iyo avuga aravuga ngo mwakijwe n'ubuntu ariko hazamo ijambo kubwo kwizera. Iryo jambo niryo ngira ngo turebe. Ese ubuntu ko bwaje iryo jambo ryo kwizera kandi ryo riraza rite? Ubuntu bwaraje Imana itanga impano. Ariko ijambo ryo kwizera aho rizira nuko utera intambwe yo kwizera ukakira bwa buntu atari igipfunyika kubonesha amaso atari Imana ngo urebe ikigabo cy'ibyanwa gihagaze aho cy'ikizungu ahubwo kubwo kwizera ukizera ko iyo Mana yakuremye. Umuntu umwe nigeze kuba nigisha ahantu nibuka uburyo siyansi ivuga uzarebe nk'umuntu yavuka uburyo umuntu avuka intanga zose zigapfa hagasigara intanga imwe. Ibyo n'ubwira bukomeye kumva nk'intanga nka miliyoni ariko imwe akaba ari ibonetse ikajyamo yamara kuvuka uwo muntu agakura. Ibyaha byabayeho kera ariko kuki uwo muntu akora ibyaha nuko yamaraso ya Adamu agira ate akurikirana. Aha rero nicyo gituma Paul arimo gusobanurira abantu asobanura itorero aravugira ngo twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera ntago byavuye kuri twe n'impano y'iki y'Imana. Imana yarayitanze yatanze iyo mpano imaze kwitanga twebwe intambwe dutera niyo kwizera kugira ngo twakire ya mpano. Kuko
uramutse nabitanzeho urugero kare, icyayi kirateguye ku meza, ukicara ugategereza ko icyayi kiri bwiterure kize kijye mu kanwa kawe, waba udatekereza. Nicyo gituma Bibiliya ivuga mu rwandiko rw'Abaroma twavuze igice cya 10 umurongo wa 8 kavuga ngo umuntu yizeza umutima we guhabwa gukiranuka akatuza akanwa ke kugira ngo akizwe. Iyo uhagaze imbere ya pastor ugiye gukora ubukwe, nari nabivuzeho no ku murenge, pastor akavuga ngo Christian uratwara madamu wawe kugira ngo azakubere umugore uzamukunda, ugaseka gusa, niki cyakurikira? Yakubaza ati Christian, ndetse rimwe na rimwe ubwo bukwe ntibwataha kuko batekereza ko ari ikibazo. Mubanze mugende mu bitekerezeho neza, kuko akanwa gafite imbaraga, kuko biba bigaragaza isezerano gize no gukizwa nuko ni isezerano tugirana n'umwami. Mwami ndakwakiriye, n'amagambo yoroshye ariko afite imbaraga. So nicyo gituma njye nkunda kubwira urubyiruko, hari n'abavukira imiryango y'iwabo akavuga ngo giye navutse iwacu bakijijwe, ntagire uwo mwanya wo kugirana ubusabane bwe nande na Kristo. Ni ngombwa yuko atera intambwe akagirana iryo sezerano na Kristo. Urakoze cyane. Hari impano y'agakiza iteretse imbere yawe, banza wisuzume urebe niba iyo mpano warayakiriye. Niba warayakiriye, ese urimo urayikoresha gute iyo mpano wahawe? Tugana ku musozo, n'ubuhe butumwa umva waha abantu badukurikiye? Actually icyo navuga nabwira abantu, icya mbere ni ukumenya ngo ubuntu twarabuhawe, kandi iyo tumaze kubwakira hari igihe Satani aduciraho iteka akakubwira ati wowe wibagiye iby'iwanyu bakoze, wibagiye amakosa yawe ya kera. Oya, Bibiliya iravuga ngo iyo umuntu agiye muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Ntabwo ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo ari byiza guhora buri munsi wumva uciriweho iteka kandi warangije kwakira umwami. Abandi bataramwakira, Yesu yaravuze ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Abantu benshi bajya bavuga ngo inzira zose zigira Roma, ariko ntabwo ariko bimeze. Ntabwo waca akagituma ngo uvuge ngo uragera Roma. Hari naho wanyura ntugereyo, hari naho wanyura ntugereyo, ugahura n'amazi, ugahura n'ibiyaga, ariko Yesu niwe wivugiye aya magambo. Paul yongera avuga amagambo mu gice cya 4 cy'ibyakozwe n'umurongo wa 19 wa 12, aravuga ngo kuko nta rindi zina, ko nta handi agakiza kabonerwa, nta n'irindi zina abantu bahawe gukirizwamo, ni izina rya Yesu ryonyine. No kuvuga nta yindi nzira. Yesu yarabivuze ati ni nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data ntamujyanye. Niwe kiraro kiduhuza n'iki? Ni Imana. Umubonye ababonye se, ngubonye umwana bafite ubugingo. Bibiliya ni kuvuga. So nkabasaba rero abantu kugira ngo basome ibyanditswe, bareke kwihumuriza. We gukora ibyaha ngo uvuge ngo ubuntu bwagize bute, burahari burahagije. Ubuntu burahagije, ariko Bibiliya urwandiko rw'Abaroma igice cya 6 hatubwiye ngo ese dukora ibyaha ubuntu busage ntibikabeho, kuko twapfuye ku byaha, twabatijwe mu rupfu rwa Kristo, ntabwo dushobora kongera kuramira mu byaha. Ni ngombwa rero gutekereza ukavuga uti ubu buntu narabubonye. Wenda reka dusome uyu murongo muri icyo gitabo n'ubundi. Umurongo wa 11 mu rwandiko rw'Abaefeso 2 haravuze ngo nuko mwibuke kera mwebwe abanyamahanga ku mubiri, abo bakebwe n'intoki ku mubiri bitaga batarakebwe. Mwibuke ko icyo gihe mwari mu isi mudafite Kristo, mwaratandukanijwe n'ubwisirayeli, muri abashyitsi ku masezerano n'ibyasezeranijwe, ariko nta byiringiro mufite by'ibizaba, ahubwo mwari mu isi mudafite Imana durema. Umurongo wa 13 ariko noneho kuko muri Kristo Yesu, mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo Yesu. Yarangiza akavuga ngo ubu niwe mahoro yacu, kuko yahinduye twebwe ababiri kuba umwe, akuyeho ubwanzari rwo rusika rwatugabanyaga. Urumva twari kure kera. Genda byibuka nigeze nakuriye muri Uganda, nigeze kugikama nasanga umugabo yagize abantu aho ngaho aracuruza uduti, agati karapfuye yaragatemye karuma, acutuntu tw'ingegene akajya gahereza abantu agurisha amafaranga. Abantu bahuruye bateye umurongo bagura, ababwira ngo akagati ugafashe kwagashyira mu mufuka, nta kintu wasaba umuntu ngo cyanje. Ujya gusaba umuntu ukakandaho, uvuga uti nanze gusaba runaka ikintu kugira ngo atakinyima, ati bihita bikora. Abasore bari bateye umurongo, ariko ibyo bitugarura ku cyuho cy'umuntu yagize amaze gutandukana n'Imana. None rero ubwo Kristo yaje, ntabwo tugishakira Imana handi,
ntabwo tugishakira mu mabuye, ntabwo tugishakira mu biti, ntitukishakira mu mpigi za kera. Oya, Kristo arahari, yarapfuye kandi yarazutse. Bibiliya iravuga ngo ubwo yapfuye, yakubiswa, akababazwa, akageragezwa, abasha gutabara n'abageragezwa bose. So icyo nabwira abantu rero ni ukumenya ko umucunguzi ahari, yaje, kandi nta handi agakiza kabonerwa, kuko nta rindi zina ryahawe abantu gukirizwamo munsi y'ijuru keretse izina rya Yesu. Urakoze cyane, ngushimire. Tugana ku musozo, reka dushyire imbere y'Imana uwo mahoro, uwo mutabazi, tubashe kubana nawe, kuko kubana nawe ni iby'igiciro. Amen. Yesaya yamuvuzeho neza, aravuga ngo umwana aratuvukiye, imyaka 730 imbere y'uko abaho. Duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese, umwami w'amahoro. Ubwo no kuvuga ngo kuva Yesaya muvuze hagiye kurenga imyaka 2200, ni hafi 800. Urumva muvuze Yesu yaje kubaho, arazuvuka. Nicyo gituma iyo umuntu amwakiriye, niyo utagiraga amahoro yagira, uramwakira wari imfubyi, ubupfubyi bukarangira. Kuko aravuga ngo abesha amaze batagira shinge na rugero, niwe se w'imfubyi, akaba umucamanza urengera abapfakazi. Uramwakira uri umupfakazi, ubupfakazi bukarangira. Uramwakira uri inciki, ukabona umuryango. Uramwakira wari umusinzi, abantu bari baraguhebye, akakwambura igisuzuguriro. Uramwakira utari ufite shinge na rugero, akakubesha mu nzu, akaguha amahoro. Bibiliya iravuga ngo niyo mahoro yacu. Haleluya. Bavandimwe batuteze amatwi cyangwa batureba, ndagira ngo dusenge Imana, ariko wisubiremo. Niba utaramwakira, ndagira ngo usubiremo aya magambo, uvuge uti mwami Yesu, uyu munsi menye ko ari we mucunguzi wanjye, ndakwakire nk'umwami n'umukiza mu buzima bwanjye, umbabarire ibyaha byanjye byose, unkize urupfu rw'iteka, unyandikure mu gitabo cy'urupfu, unshyire mu gitabo cy'ubugingo. Uyu munsi ndakishijwe. Ubwo urarangije, niko nanjye nabigenje, kandi kuva imyaka 33 ishize sindicuza icyatumye mukurikira. Nawe ntabwo uzicuza nuhitamo Yesu. Reka dusenye Imana. Data, mu izina rikomeye ry'umwami wacu Yesu Kristo, turaguha icyubahiro, turagushimira ubuntu watugiriye butangaje, bitavuye ku mirimo, bitavuye ku bushake, ahubwo twakiriye kubwo kwizera, tukumva ko ari we waducunguye, tukakwakira kugira ngo tubere umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Ndakwereka mushiki wanjye uri hariya, ndakwereka mwene data uriye, ndakwereka abarwayi batureba, kuko imibyimba yawe ari idukiza indwara. Ndasenga kugira ngo iyo ndwara uyikire mu izina rya Yesu. Izo mbaraga z'umwijima zakuboshye zikakubohera ahantu, yewe ukabutekereza no kubivamo bikakunanira, ndagusengera kugira ngo imbaraga zose zicagagurike, wakire Yesu mu bugingo bwawe, uwo niwe amahoro yawe. Ndasengera uyu muntu udafite amahoro, ukabuduteza amaso, wenda abana barakunaniye, wenda urugo rugiye gusenyukana, ariko Uwiteka Nyiringabo dukorera amanukire mu rugo rwawe, atange amahoro aho amahoro yavuze, atange ibyiringiro aho bitari, atange imbabazi aho wumva zitari. Ndasenga kugira ngo ukuboko k'Uwiteka kubane nawe, n'imbaraga zisumba byose zigutwikire. Urakoze mwami, kuko Imana yumva kandi witeguye gusubiza amasengesho yacu. Ni mu izina rya Yesu tubyambaje, amen.